naryamye ntinda natinze kubyuka akongera ngo ngiye kugenda none muzungu amaze kumva nanjye sinigeze ntigira naryamye n'isaha imwe kuva ejo wambwira ntabwo wabona naruzinze nka ikibazo mfite gikomeye bakizi ndetse kamubwire niba wundi nakubwiye nawe byatekereza ko mubeze ko njye wayikoze uwe uriya hejuru bizinesi ko wamenye ko bizinesi uwo muvugana ari we wayikoze so uvuga njyewe ndi mu kibazo gikomeye cyane uravuga president erega telefone nazo n'ibibazo nyine sorry rero nk'uko twabiganiraga gerageza uko ushoboye biriya bizinesi bikorwa ariko kigaragara watekerezaga biriya ni ibintu byoroshye umuntu ariko bigakorwa vuba. Umuntu ashobora gushaka abantu bakambara uniform za hano zo kwa muganga cyangwa bakashyiramo iza polisi bakiniramo bagahita babirangiza, cyangwa umuntu agashaka ikintu yashyiramo byihutirwa. Ariko ubwo rero wowe urabizi turagira niyo dukoresha ibishoboka iyo ari yo yose kuko niho uri kuri ground. Jewe ngiye kujyayo ndareba, ariko ni ibintu bishoboka kugeza, ariko ni ibintu byakorwa byibuze bitarenze mu minsi 2 kuko nk'ejo nabonaga hagiyeho ntuzarari mashyiraho abantu ba security uriya muzungu n'abantu bakomeye nabonaga baza abantu bakomeye rwose baza mu mamodoka hambaye. Ntabwo wakoresha ntabwo wagira abantu bamuvura. Ndakubwira nti n'ubu ngubu nona imvuga ni hari ikintu gihari mbwira abantu nti ndabaha iki ngiki, ni ibintu byakorwa abantu baba bakeneye amafaranga, hano nibijya gutinda nta. Ariko urumva ati mu kuvugana nawe ubu ni utanishide urabiye ati murama ukigora ukana bapromisinga rwose ariko nyine babivugana ariko urumva ntabwo ari ikintu cy'umuntu yagira ngo hari ikintu ufite none ahangana nakubwira, ariko nibwo tudatsinze kureba. Ngewe icyo ngira ngo reka ngende ndebe hari uko imeze, yewe nimba bishoboka ko hari icyo napanga none icyo nkora ndasiga telefone ariko ntware sim card mu kabutura y'imbere ze kuguhamagara, naza kuza gusohoka nkajya nk'ahantu nkayishyira mu yindi telefone nkaguhamagara nakubwiye uko bimeze. Hanyuma ese ajya ngo exactly bamurashe ntuza bamurashe mu nda. ibisi twavamo na masaka tatu na abiri, rimwe niryo ryagiyemo irindi ryanyuze ku ruhande, rimwe niryo ryinjiyemo haruguru ya kidney se nangwa ku yango ni hafi y'intuza, hafi y'igifu. yavuye ari mu kuvuga se ameze navuye ari kuvuga gitwa nabonanye yamukuye mu aracyari mu intensive care. Niho kiri kwa mbere ko bamukuye n'ibyo babwira ngo bamukuye yarari mu emergency, bamukuramo bamujyana ku ruhande ko yaviranaga kugira ngo bafunge amaraso. abandi bantu baje kuba bande haje abantu benshi cyane, twese twacankiwe ngewe naho na muzungu, haje abantu benshi cyane benshi batandukanye ariko abanyamahanga. yangu bingi ngire nanjye ngende icyo nakora ni ibyo. Niba muzungu aravuga iki muzungu ari mu gutanga iki panga iki ko yumiwe ari security, ibintu byose ni ugupanga security nta kindi, yangu ibi kuba se ko abibona nawe yavuga icyo kindi yumiwe.
byagaragaye ko hano hari abantu babashakisha nk'uko n'ubundi bakeka ko hari ababashakisha. kandi koko nta n'uwabihakana. Urareba nanjye ubwanjye sinkwizera ndavuga ko wanyuze inyuma ukabikora kuko ari wowe twabivuganye. ibyo ndabyumva ariko nawe ndakubwira n'ikibazo umuntu afite kindi ibyo nyine nta kintu nabigenza nta kintu nabisobanurira. ariko urareba hagati yanjye nawe ibi bintu turebe n'ukuntu tubirangiza birangirire kimwe naho ubundi bizakururukana. rwose gerageza uko ushoboye wowe gerageza uko ushoboye gishoboka. nubwo byaba iby'abantu baba bahari bombi baba bari nawe bose nta nuza rwose umuntu agashyiramo n'ababa bahari bose. bimugoye byaba na byiza noneho umuntu agashaka ko apanga agasiba evidence zose. ibyo mvuga nti bibaye ngombwa n'abahari byose kugira ngo hatagira evidence zisigara. exactly. Okay. bibaye ari Imana n'umuzungu akaba hari. nawe kuko ngira ngo asigaye uyu niwe uza kuba mubi kurushaho. yewe ngiye kujyayo ndebe hari uko imeze ndasiga telefone ariko kandi ndayitwara mu mufuka w'ikabutura nambaramo ikabutura imbere. so ninza kubona ukuntu ibintu bimeze nasohoka nkayishyiramo nkakubazinga tukavugana tukareba icyo dukora ariko icyo nakubwira ni ukuba fast ku buryo ibintu bitarenze iminsi ibiri nibirenze iminsi ibiri ibintu biba byabaye bibi cyane. Okay. Murebe n'ibyo batanga bindi hari abantu ngira ngo bari Uganda bagomba kuba bashaka kumweva kiwetinga. Lazima. Ni ibintu wasanga bahari simbizi kugira ngo uyu munsi nibwo turi bumenye byinshi. Bino bihuta rero kuko bari mu gupanga kuva mu by'amahanga na cyane ko afite ya visa. ngo reka ngende ndebe ndakubwira ntekereza ko bitakomera cyangwa ntekereza ko bagenzi bawe n'ibyo bitakomera cyane bipanga. nta kintu gikomeye merega binakubwiye kuva kera ko nta gikomeye ngira ngo nuko twananiwe kumvikana ku bibazo by'amafaranga nawe nta kibazo kirimo. Okay. Hanyuma se hello ndakumva. mugana namwara n'ibintu bya sekirite gusa nta bindi kera tukani zibafite zo kubikoresha kugira ibitinda ko bazikoresha kugira gute hanyuma kujya ku maradiyo bakavuga. none urareba ikibazo cyari cyabaye ngira ngo icyangombwa ni ugukora sekirite ariko yenda ubwo ibyo ngibyo nabyo biraza gukurikiraho. Muzungu yari kumwe na sekirite zikomeye za hano abantu bo hejuru rwose. so ubwo ngira ngo ibyo nabyo nibyo biza gukurikiraho. niyo mpamvu nakubwiraga nti niba hari ikintu twakora twava muri ibi twirirwa tuvuga ku matelefone nkashakisha abo nshakisha nkaba icyo mbaha tukareba ukuntu byibuze byarangira umunsi cyangwa ejo bundi ntibirenze iminsi ibiri nibirenze ibiri biba ibibazo bikomeye. Okay. So ariko nawe nyine ubwo bizone bo bigira abantu bandi. Reka ngende ndebe hari uko imeze mbere yuko nagira icyo napanga cyangwa uwo navugana nawe ndabanza ngushaka ngubwire.
wewe wavugana nawe warabivuganye nawe mutarataha? Nagiye kumureba. Nagiye kumureba, vuga gahora ari kubona atameze neza, ariko ngira ngo araza kumera neza, hano baravura cyane. hanyuma ugire uraza kuntelefona mbwira. Aza kugutelefona nkubwire, kugira ngo ube hafi ya telefoni. Ibi byo ntituze kubitinza, nitubitinza ibintu biraza kuba bibi cyane, niko genda kubibona. Kuko suspect wa mbere bari kuvuga ko ari perezida, n'ubundi ngo yabivuze ko azabica, none ngo abikoze. So cyangwa noneho ntiba ba suspectinga perezida, umuntu areba ukuntu abirangiriza kimwe bivugwa byabaye. Sinzi rwose, ngira ngo niwe n'umuntu ashaka. Okay, ubwo ndakubwira, reka nsohoke ngende, ndaza kugushaka nkubwira. Okay. Wambia mino. Ndio mpasanga buriya nageze mutangaje ndamugeze mu hospital. Wite? Nageze mutangaje amukangi. Ngira ngo bakimara kumurasa umwanya yahise ajya mu hospital n'imodoka n'umushoferi. None umudamu bamurashega ari kumwe n'umugore. Yarageze mu rugo se? Bamurasiye ku gate. Arimo gusohoka nanga yinjira. Yinjiraga ari kumwe n'umugore n'umushoferi. Ntabwo byoroshye ahantu bagenda, n'ibyo nakubwiraga nti umuntu yabikora ariko agiye kubishyiramo amafaranga make bishobora kugenda bigasa nabi. Byakozwe nabi cyane. Reka ngende ngiye kureba hari vuba ndebe uko bimeze, ko ejo nari nagerageje kumenyana n'abantu bo ku hospital, abasekirite, abaganga, kubera bambonaga. So ndebe situation uko imeze ndakubwira. Okay. Ariko lo kiya for mino ndwari suspecting. Ntabwo sinshobora, ntibashobora kunsuspecting, agira ngo abo ku hospital. Ndaba careful. Uso umuzungu araguhamagaye? Ngiye kureba umuzungu, tugende, yamamagaye naryamire, ngira ngo nawe yenda ntiyarakibyuka. Tugende turebe. So ngira ngo nawe umuntu ahubwo abibashije yabirangiriza kimwe nawe akagenderamo.